ubundi naje nje kwambika umuntu wari ufite video geranga birapfa ntabwo ndi umuntu wabaye nka Medina de Ben wageze waratorotse wajuje kwambika umuntu ituguma i Kigali naje nje kwambika umuntu aba bavandimwe ahantu muri mwe abavandimwe mwe ntimubifate nabi biranshize niko mbyumva bibiri kiriya gihe mugenda nge nari ntaravuka ubona urugendo rwawe ubona urugendo rw'inzozi zawe aho washakaga urimo urahajya cyangwa se biri gutangira warahageze bihagaze gute mbese inzozi zawe wari ufite wiga muri secondaire iyo urebye umunsi wa none ni iki wabivugaho niye feedback ufite nyuma yaho ugeze naho watekerezaga kuzaburi mu myaka yashize ubundi kuntu bimeze Sano TV born to entertain n'abakobwa bro abakobwa muri Kigali ngo warabasajije interview yatangiye yes mbahaye ikaze rero bakunzi ba Sano TV njyewe bahaye ikaze nkuko mubimenyereye ndi Nyamibwa Nyirana n'impunzi ndi Manzi itagira ubwoba ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndi rutindukira gutabara abinyerensi ni dutabara nanzi icyo nzamarira ingoma nitwa Bitkira uyu munsi rero duherukana ubushize turi muri gospel narababwiye ngo nzabazengurutsa entertainment yo mu Rwanda yose tuyigeremo kandi tuvuye mu mizi ubwo ndavuga tuvuye mu bantu bataramenyekana cyane cyangwa se mu bantu batazwi tugere no mu bazwi cyane uyu munsi rero nagiye mu gice cya ni imyidagaduro n'ubundi ariko n'ibijyanye n'imideli ikitwa fashion rero hano hari umusore ukiri mutoya ukora imideli ni umudesigner ashobora kudesigninga imyenda ukamubwira nshaka umwenda umeze gutya we akawugutunganyiriza akawushyira umudozi ngiye kumuha ikaze rero atwibwire atubwire amazina ye tuguhaye ikaze nitwa Azabe designer nkaba ndi marketing manager mu Rugero Fashion yakubataza Rugero Fashion ni company ikora imyenda made in Rwanda dukora imyenda made in Rwanda imeze neza niza cyane y'abagabo abagore abana Azabe designer turakwakiriye mu kiganiro mu busanzwe se uravuze ati nkuko benshi babizi nitwa Azabe design ariko hari abantu batakuzi hari abantu batazi ngo mbese bundi designing ni iki njyewe kera ntaranabimenya ntago numvaga ko mu mideli habamo design numvaga nyine umuntu agira gutya bakadoda ibintu biri aho ngaho reka dutangire usobanurira abadukurikiye icyitwa design ariko muri party y'imideli muri fashion design ni iki ubundi iyo tuvuze design mu buzima busanzwe tutavuze fashion design abantu benshi bahita babyumva nyako bituntu tuba turi creative tukuntu sibyo utunye dushyashya tutabona handi urabizi ariko tugeze mu myenda nawe ko tubyumva mu myenda nyine ni fashion ni igihe nicyagiye nzafata umwenda usanzwe uzi ikintu usanzwe uzi nkagikoramo ikindi kintu kabisa nkuko wabimbajije ubundi design ni art ubwo ni ubugeni kabisa mu bantu batari kubyumva neza ni art ni ubugeni mu Kinyarwanda sibyo ubugeni rero bisobanuye ubundi bivuze kuba wakora ikintu gishyashya kabisa ugafata ikintu cya gisanzwe cyiza ugakoramo ikindi kintu sibyo kandi utagiye kure nanone yaje sibyo noneho iyo tugeze muri fashion design mu myenda nicyagiye mfata umwenda uyu usanzwe uzi okereka ngo urugero rworoshye urabona umwenda ikoti nambaye ryari umukara hose yego ryari black hose turareba tubona hakenewe kongerwamo kandi kantu kari creativity yego aricyo twita ubugeni dushyiraho nawe uri kubibona yego dushyiramo kaboro nk'aka ngaka nyine tu iyo tugeze muri fashion design mu myenda nyine tu icyo tuvuga ngo ni creativity cyangwa ubwo bugeni ni igihe nzafata dokereka ngo urugero rworoshye urabona nkanjye naricaye ndatekereza nawe ati reka ndudi ikoti ry'umukara rimeze gutya nkuko uri kubibona yego nabanje gushushanya ari black hose ubyumva ari black hose yego nza kureba nyuma mbona hari ikintu kiri kuburamo ndaga ati reka nongeremo
utundi tuntu turi creativity nyine aribwo navuze ati kanshyiremo iyi migongo uri kubona ko ibintu byahise biba fresh. Yego karasa neza cyane kabisa. Ubwo abadukurikiranye batari bazi mbese design muri fashion ni iki, ngire ngo barabisobanukiwe neza cyane ko n'ubugeni bw'uburyo kimwicara mugatekereza muti ngiye gushushanya gukora umwenda umeze gutya, ukawuha utuntu dutandukanye kuri wo, mbese ukashushanya umwenda ukaba washyiraho utuntu tumeze nk'imitako ariko tuwufasha kugaragara neza. So turi gutangira ikiganiro n'ubundi kiracyatangira already, watubwira watangiye kuba cyangwa se watangiye gukora fashion design ryari? Undi njyewe niga high school ni abantu batabizi nize Trinité, yaza nivuga Trinité muratamubwira atamubwira ndikirara ize Saint Trinité mu Ruhango. Abantu benshi nyine bazi ko ndikumva wowe ushobora kubaza twari mu bintu by'ibisazi gusa. Abantu badukurikiye bize kuri Saint Trinité, dore umuntu wanyu kigo cyanyu cyari cyarananiranye. Harimo abantu bari barananiranye batari twe batari nje. Komeza utubwire, wigaga muri secondaire? Nkiga secondaire, high school tu ndi nakoraga modeling. Wara modelingaga? Na modelingaga. Urumva numva ku modelinga ari ibintu by'abakobwa. Apana. Ojana n'abajama barabikora. Ukamodelinga neza. Na modelingaga. Ikindi nanjye wabambikaga twa dufite fashion. Ku modelinga ni iki? Ku bantu badukurikiye batazi modeling icyo ari cyo. Iyo tuvuze rero ku modelinga mu bijyanye na fashion ni igihe uri kwerekana imideli, kumurika imideli. Ubwo ukiga muri secondaire wamurikaga imideli. Uracyari kudusobanurira urugendo rwawe ariko. Wari umaze kutubwira ko ukiga muri secondaire wamurikaga imideli, twari dukomeje uri kudusobanurira. Urumva nje namurikaga imideli naramodelingaga, then nanjye wabambikaga to. Njye wabambikaga nkavuga nkakureba nkatavuga ati urambara iki ngiki biteye n'iki. Twe twateguraga ibirori byinshi bya atari mu kigo. Ese ku ishuri noneho ikindi wenda nka Kigali byaba byoroshye, ahantu nka hariya mu Ruhango mu cyaro buriya imyenda mwayikuraga hehe? Ese ubwo bushobozi bw'amafaranga mwabukuraga he ibintu nk'ibyo ngibyo? Byari bigoye bya atari kabisa. Byari bigoye, hamwe ashoboraga gutegura ikirori amezi abiri ugishaka imyenda y'abantu batatu bonyine. Byari bigoye byatanje. Yes, ukabambika. Ubwo dukomeze, nzajya ncishamo ite nkubaza ku kintu kugira ngo tutaza kukigarukaho, ariko dukomeze udusobanurire. Ubwo watubwiye ko ukiga muri secondaire wakoraga modo ndetse ukanambika abantu mugiye gukorana. Yego. Urumva je rero ndangije ishuri, ndangije high school, ntago nasoje kera byatari. Nasoje kera nejo bundi. Warangije secondaire ryari? Waretse simbivuga. Wibivuga bw'umutekano. Ntago ari kera nabirangije ariko. Oya wibivuga nta kibazo. Ngiye kumva. Ari umuntu uri hano hirya unyongoreye. Aranyongoreye ngo oya wabumbeshye. Urumva aranyongorera arambwira ati uyu mutipe umutinyi yarangije 2009. Arakoze cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo ndangije ishuri, ngiye narice ndavuga se birakwiye yuko umuntu nkanje urangije kwiga, urubyiruko nakwicara imbere y'ababyeyi nkakomeza mbabwira ati wamaye iki ngiki, nkuko nyine hari abantu babikora muri iyi minsi. Ndakeka ushobora kuba bazi kabisa urubyiruko rw'iyi minsi rusigaye barigeze ukuntu. Ndavuga ati njye nawe mwe kwicara. Nibwo nahuye na CEO w'Urugero Fashion. Yego. Ni umuntu ushimira muri life byatanga. Ahantu ari hose turamusuhuje. Ahantu ari hose kabisa yumva. Mabuja asumuta kabisa. Mabuja. Ariko namuzi bro. Yego. Turi mu Rugero Fashion. Je nabonye amashati meza cyane hano mufite, ndaza gutahana agashati. Nuko ubuhuye na Asumuta. Bamuye na Asumuta. Uvuze nyo kubuja mu izina barakwiruka. Arambabarire. Nuko ubuhuye na Asumuta. Oya mbamuye na Asumuta. Usanga nyina akora made in Rwanda zirenze zimeze neza. Nsanga ibintu akora ngiye ni ibintu namye nifuza mu buzima no kuzagera ahantu babikora byonyine. Nsanga arabikora. Ikindi ni umuntu mwiza man. Umuntu wanyakiriye neza byatari, ntabwo yigeze ngora ngo ambwire ngo gute ngukora ibiki ngo wakoze iki ngo wakore wapi. Umuntu mwiza byadanje nyine ndamushimira muri life kabisa. Niwe watumye nongera
kumva navuga ati noneho wakomeza ngakora ibintu bya fashion design. none se Asumuta mwahuriye hehe byari ryari ushobora kumenya aho twahuriye? ndumva nshaka kumenya iyo nyine mwahuye gute cyangwa se kugira ngo we amenye ko ibyo bintu bize. Okay, ni wowe okay reka nkorohereze kuko ndumva ntago ushaka kumbwira aho mwahuriye. Nshaka kumenya ngo ni wowe wamwaprochinze umubwira ati wenda nakora ibintu bya fashion design cyangwa niwe wakubonyemo iyo tara ahantu runaka arakuvugisha. Okay, ubundi ni njyewe wamwaprochinze, twaraganiriye muri make, twaraganiriye kuko ntago twamenyanye kubera ibyo bintu. Icyo nicyo nashakaga rero, mwamenyanye gute? Ubwo mise nyigarukaho none. Rwongera garutse kandi. Okay, yari umuturanyi wanjye. Yari umuturanyi. Okay, yari umuturanyi. None uza kumumenya uravuga uti ariko kumumenya numva ko ibintu bya dance nzambona ibintu by'urugero cyane, yambaye imyenda iri urugero fashion, kandi urugero fashion urabizi nyine irazwi mu gihugu nawe urabizi. Yego. Abantu badanje kabisa. Nungu ndeke kuvuga byinshi. Yesu mumaze guhura se mwahise mutangira gukorana cyangwa se? Tumaze guhura twabanje kuba inshuti bisanzwe, then nyine menye ko ari we CEO urugero fashion, njye mwaprochinze kabisa, mubwira ko ibintu nabikozeho high school, nambikaga n'abasani mvuye high school mane nambikaga n'abasani gutyo bafite ama video. Abantu nowe muhanzi wambitse bamwita Modern Rwanda. Nago wabeshya abantu hano baradukurikiranye uvuga umuhanzi video wadashira kuri status yawe. Uwo muhanzi nayibona ngasanga atari byo uzaba wambeshya ibintu. Nambitse bamwita Modern Rwanda. Modern Rwanda. Modern Rwanda kundimba yibita Madame, njye wamwambitse kabisa. Agaba mu Rwanda ariko mu diaspora. Okay, aragenda akongera akagaruka ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Ntago navuga ngo ni diaspora. Yes, ubwo umaze guhura na Mabuja urugero fashion, umaze guhura mwahise mutangira gukorana cyangwa se waramu designingiraga gusa ukitahira byagenze gute? Okay, nabanje urugendo rw'akazi mu rugero fashion warutangiye gute? Urugendo rw'akazi rero ku byagenze, nanje kumubwira yuko nabanje kubanza kumenya ibintu bya marketing muri business bimeze bite, muri company bimeze bite, kuko nyine ibintu bya marketing nje banari mbizi ukuntu nyine to, kandi kwamamaza mani ibintu nakora ni ibintu byoroha byatari, urabizi kabisa. Yego. Mbanza kureba ahantu hasa nkarimo icyuho hagati, reka mbare umufata bare ukomera bare umfatira umuntu. Winjiye muri company ukora marketing apana gukora design? Ninjiye muri company nkora marketing kabisa. None se ubwo wa managinze gute ibintu bibiri, udeviye impano yawe ya fashion design ugiye ku marketing, ubu ni ibindi bijemo? Wayi managinze gute kugira ngo agushime muri marketing, noneho nyuma wiretrouve gute umubwira ngo noneho na designing? Okay, kuntu bimeze urumva ngiye twaje gukorana, ubundi nabanje gukorera mu mujyi ari downtown curuza inkweto. N'imyenda kabisa, nambika nyine abantu nk'abo ngabo nakubwiye Molani, hari n'abandi nambe bakeneye bajya mu stage ba Dikongwe. Ineduye n'abantu bo kuri Sano TV bamaze kumumenyera we. Niwe nyiri televiziyo yarayifashe. Okay, ni fresh kabisa. Njya mwambika kabisa, ari n'abandi nyine benshi nagiye nambika bafite ama stage iki, gusa wenda mu ndirimbo ntago nagiye. Ukwiye iki kibazo cyanjye ndakubajije, waje kuri managing ngo turumva winjiye muri company sibyo? Nibyo ndi kuvuga. Winjiramo nka marketing, ukora marketing, kandi tara yawe ni fashion design. Wabimanaginze gute, byahuye gute, mbese Mabuja yabyakiriye ate? Okay, ukuntu byaje kugenda njye nabigenzaga, njye namamazaga ikintu kubera ko nabaga nzi n'uburyo cyakozwemo, kubera ko ibyo bintu nari mbizo nyine to nkacyamamaza nzi n'uburyo cyakozwemo. Wambaza ati se iboro gutya na gutya, naye nkatangusobanura uku nyine nawe uri kubyumva kabisa. Kwamamaza ikintu ukora cyangwa ikintu wakozeho ni ibintu biba byoroshye, uri kubyumva kabisa nk'umuntu musaza. Yego. After nibwo nyine yaje kumenya ko ibyo bintu kabisa bizo to, yamenye ko ibyo bintu bizo byo fashion. Mbese muhura ntago yarabizi ko uzi design? Gusa namubwiye ko nambika abasani to. We mwahuye uri kumukorera ibintu bimeze nka marketing to. Okay. Azabe design.
ubona urugendo rwawe ubona urugendo rw'inzozi zawe aho washakaga urimo urahajya cyangwa se biri gutangira warahageze bihagaze gute? Mbese inzozi zawe wari ufite wiga muri segonderi iyo urebye umunsi wa none ni iki wabivugaho? Niye feedback ufite nyuma y'aho ugeze n'aho watekerezaga kuzaburi mu myaka yashize? Ubundi kuntu bimeze sibyo, undi ngiye ikintu ngiye nawe mvuga ati man shimira Imana aho ugeze kabisa sibyo, shimira Imana aho ugeze ko ntabwo man ibintu byose tuba tuzi ko nyine tuzabigeraho to. Man ngiye navuga ati ngiye Imana nimfasha haba nakora akantu kaba kagira hanze man nko kumbuga kabisa nkaba navugira kuri TV byonyine kuba ako kantu navuga ati birimo ndahagera kabisa kandi cyakomeje man. Yego navuga ngo intego ya mbere nayigezeho kandi mfite n'ibindi byinshi kuko rejo ningera ku cyo nashakaga nza setting izindi goal paka ngeze kure cyane. Yego Azabe design wibanda mu yihe myenda iri gukora fashion design cyangwa se iri gushushanya wibanda ku buhe bwoko bw'imyenda? Ushaka kuvuga uti ngiye nkunda gushushanya amapantaro, ngiye nkunda gushushanya box sorry sinzi nimba box nazo murazidoda niyo biza ngiye kuzana. Okay yari joke ukambwira uti nkunda gushushanya amashati cyangwa se niyo nibandaho iyo ndi gukora design wibanda ku buhe bwoko bw'imyenda? Igihe kintu nibandaho cyane na amashati n'amapantaro y'abagabo kabisa. Ni by'abakobwa ntabwo nyene bizo cyane. CEO wacu waradukuriye ni umuntu bizwe cyane kabisa. Dufitanye ikiganiro mu minsi iri imbere abantu bari bugira ikibazo ku bintu bijyanye na fashion design n'iki ku buryo bwimbitse nziganiririza umuyobozi. Urugero fashion azabata ibintu bya dance kabisa. We nyine twe dukora ibintu akaza akatubwira ati kabisa akantu ni fresh akatubwira ati ibintu wapi ni foto iki. Yego ni umuntu nyine wa dance gusa ngiye imyenda y'abagabo n'amashati yabona ko arimo fresh n'amapantaro tu. Ubwo ni imyenda y'abagabo kabisa. Yego wita ku myenda y'abagabo ubwo ni amashati y'amapantaro. None se mu rugero fashion mwaba mujya mukora n'amakoti y'amakositime? Nuko turayakora nkuko wabibonye hano amakoti menshi yangana ari akoti bya black uri kubona hariya nuko nyine abantu batari kubibona ndakeka ariko harimo amakoti menshi hano uri kubona rya black. Tuzagenda tunyuzamo amashusho harimo rya bro amakoti ya grey ariko ibyo tuyakora ntabwo amakoti tuyakora ngo tuyamanike nyine muri shop gutya uzugure sibyo, ahubwo ni twe dukora kuri commande tu. Kuri commande amakoti muyakora kuri commande. Umuntu araza mukamupima amara kumupima mugasigarana ibipimo akababwira ubwoko bw'ikoti ashaka n'amabara mukazari mudodera. Ugibona n'amakampani akomeye hari amakampani usanga afite amakoti usanga afite ikirango gutya ayo makampani turakorana. Mushyiraho n'ibirango by'amakampani ku myenda cyane rwose. Wow ni byiza cyane kabisa. Ubundi umuntu utazi urugero fashion yasigaye inyuma mu bintu bijyanye n'imyenda. Ngeze hano nabonye n'amashati ameze neza mbonye ubwa mbere. Azabe wenda turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu wenda twanze kukigira kirekire kuko nubundi ibintu birimo ni ibintu bisobanutse kandi burya icyambere n'amakuru kandi ndakeka ko amakuru twayatanze. So ni iki kintu wabwira umujene yaba umukobwa cyangwa umuhungu akaba afite inzozi runaka akaba afite ibintu yumva ashoboye cyangwa se tara afite ariko akaba yumva nta buryo buhari bwo kwibyaza umusaruro? Ndasubiramo ikibazo. Ni iki kintu wabwira umujene mugenzi wawe cyangwa se abantu mungana urumva bafite igitekerezo cy'ikintu bakora ariko akaba yumva ibyo bintu ntibishoboka cyangwa se wenda kubera kiri umunyeshuri akaba yavuga ati ntago byakunda? Ubyumva gute? Ikintu cya mbere muri isi ni ugutinyuka. Ikiganiro najyaga ndeba kuri TV kuri RTV cyatinyuka urashoboye cyari cy'abamama sibyo cyari cy'abantu b'abakobwa nyine igitsina gore
ariko njye narakirebaga mu gihe kutamuzana ngo kucyareba. Oya uyu Moses n'undi twabimenye witwa Moses. Okay sawa tureke buraga mbwira wenda. Njye nakunda gukira kuko narebaga nk'umuntu mani umuntu watangiye nta kintu afite agatangira ku cyizere cye gusa, ariko mu mwaka umwe ugasanga yageze ku kintu kiri handi tuvuga ngo kabisa yagezeyo. Nibyo abantu b'iminsi dukunda gukoresha tuvuga ngo yagezeyo. Ikintu cya mbere nyine mbona ni ukwitinyuka kabisa, ni ukwitinyuka ugakora ibintu kandi ubishyizeho umutima. Ubishyizeho umutima, nimba ushaka kugera ku ntego yawe kabisa, bishyeho umutima, ntujarajare ngo ujye hirya no hino kabisa. Nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza gukora, kuko nanjye njya kuza muri ibi bintu narabanje ndavuga ati akazi kose nzakora nzagakora ariko kerekeye kuri fashion, kuko urumva na marketing nakoze marketing ya uri ku marketing fashion. Ubwo icyo wabwira abantu bitinya cyangwa se abajene badatinyuka bakubwira bagatinyuka kuko barashoboye kabisa. Azabe designer. Uba wumva iyo utaza gukora designing wari gukora iki kindi? Cyangwa se n'iki kintu uzi kindi nyuma ya designing? Ngiye sekondari high school banyitaga detara, byose narabikoraga. Designingiraga abantu ukabambika ukagira nkaririmba ngacuranga ngakora. Uzi kuririmba? Ndagerageza. Kenny Edwin abantu bo kuri Sano TV baramuzi, wenda hari n'abandi bamuzi cyangwa se n'abatamuzi barebe mu biganiro biri kuri Sano TV baraza kubonamo ikiganiro cye. Wandirimba indirimbo imwe ya Kenny Edwin. Kongo yes. Indirimbo haryo ubwo biba byemewe kuririmba indirimbo? Nta kibazo umva. Irembe we urumva tubwiti ngenzi kuririmba. Kandi Kenny Edwin ni umushuti wawe. Waranamwambitse. Irimba indirimbo imwe ya Kenny Edwin uzi. Kibazo nuko aba manager bahita batangira kungura. Nkahita mba muri fashion. Baganda utangiye gukabya utaranaririmba ngo twumve. Ririmba twumve. Gusa Kenny amba barengeye kwica indirimbo ye. Wihangane. Sorry. Wihangane ukoresha ubushobozi bwawe imbaraga zishoboka zose. Uturirimbira utwemeze. Nire kuri imbere ya kamera. Kumva bikigora agurika mbikore nari. Ndambona nteye impuhwe ngira igihungi ngiye kure, bibana kanabira kugora kandi mbabona bose basa nk'abakubeshya. Reka nkurindira isambo ubabaye ninjye byatera igihombo kandi papa mbakurye double my love. Wow. Zuko none se kuki utabaye n'umuhanzi none? Kandi nabivuze nshora amafaranga nje no kuririmba. Bena tuzaniye injugu mu kiganiro. Bade injugu mu kiganiro twirire. Mugo titire nzavuga ni yazanye injugu mu kiganiro. Nanjye ugomba kumenya ngo ngarya injugu mu kiganiro. Utamukoze none. Barabona ko zije muri ambiroke. None se ari ikindi bazicuruzamo? Ntago iri kugaragara ariko ubwo wowe urayivuze. Ko ndi gutitira. Ubona nifatamo. Mfite ubwoba. Ubwoba bw'igi. Batizana nimba hari ahandi hantu zitanyuze. Azabe. Mbere yuko dusoza ikiganiro bwira abadukurikiye ubundi Azabe akomoka hehe, urugendo rwawe rwo kuva aho ukomoka uza i Kigali byari bimeze gute, cyangwa se uvuka muri Kigali? Mbese nimba utavuka i Kigali wavuye mu rugo iwanyu gute? Nimba uvuka i Kigali uvuka hehe? Kwabanje kumbaza ngo nakomotse urumva ko wanyize ora. Bakubaranyiza kabisa. Rukuno rero umuntu kavuye ati nta mwana nta kavukiri hasoringa gute? Nta kavukiri akavuki bundi abantu hasoringa muri Kigali keshi baziko babizi ko baturuka i Huye. Abenshi barabizi ko baturuka i Huye kandi koko nibyo. Uri umunyabutare? Wavukanye amashuri? Wapi nje nturuka i Huye ntabwo ndi umunyabutare. Ntabwo uturuka i Butare uturuka i Huye? Nturuka i Huye ntabwo ndi umunyabutare. Bitandukanye ibyo bintu.
abantu b'abanyabutare bajya bavuga ngo ni abasikama bavukana 3 ariko njye ndi umwana w'ihuye kabisa ndi umwana w'ihuye uri umwana w'ihuye ntabwo uri umwana w'ibutare gusa muri kunshura kabisa bibwire okay urugendo rwawe rwo kuva i Butare ugera i Kigali byari bimeze gute rwari rworoshye urugero nka ya mpano ndibuka numvishe ari kuvuga interview kuri Versus ngo abona hari indirimbo yaririmbye aravuga ngo nemba ari isomo naribonye umunsi imodoka ipfira Nyungwe bamubajije aravuga ngo yari yavuye iwabo batabizi ngo aje i Kigali ngo bageze Nyungwe imodoka irapfa nawe wagize urugendo rugoranye nk'urwo cyangwa wagiye muri gare y'i Butare na Kihuye wanze kuvuga kwemera kuri umunyabutare ubwo abantu badukurikiye babizi baraza kuntandukanyiriza i Butare ni Huye wowe urugendo rwawe rwo kuva mu rugo i Huye ugera i Kigali rwari rumeze gute rwari urugendo rusanzwe rworoshye cyangwa se hari ibintu by'imbogamizi tuganiriza kuri iyo nkuru yawe ubundi abenshi bazi ko umuntu uri kuva i Butare azi Kigali iwabo biba byamucanze ariko njye ntabwo ariko byabimeze kabisa ahubwo njyewe mu buzima ndi wa muntu nyine ufata risk manje sibyo nuvuga ati nimba aka kanya ntunzwe n'ababyeyi mfite imyaka 30 komeza nta kibazo ubwo ndetse nabitinde okay nimba aka kanya ntunzwe n'ababyeyi mfite imyaka mu myaka 10 iri imbere niki nzaba ndiho se ntangira igitekerezo cyo kuvanje gushaka umugore bizagenda bite amafaranga azava ese nimbyara ayo mafaranga yo gutunga abana bizaba bimeze bite azava ndavuga se ko mfite impano imeze gutya gute nayibyazamo umusaruro mu gihe kiri imbere nanjye mu gihe ababyeyi banjye bazaba batagishoboye nyine gukora nanjye nkazagira ikintu mbafasha kuko baramfashije mwana baramfashije kabisa nanjye mu ishuri naragoranye byatari ishuri naragoranye byadanje nagiye niga mu bigo byinshi nyine bagora ahubwo nabo aho bari bumve ngo I appreciate kabisa ushimira kuba barabaguye bakihangana kandi nakundi bari kubigenza se kanya baracyamfasha ko ari uri product bizaniye ku isi nari ndi product bazanye ku isi okay nazamutse Kigali mvuga ati ubundi naje nje kwambika umuntu wari ufite video ngiranga birapfa ntabwo ndi umuntu wabaye nka Meddy na Debeni wageze waratorotse wajuje kwambika umuntu ituguma i Kigali naje nyenje kwambika umuntu abo bavandimwe ahantu muri mwe abavandimwe mwe ntimubifate nabi biranshize niko mbyumva bibiri kiriyagiye mugenda ngiye nari ntaravuka yes urugendo rwo kuva i Kigali Huye Kigali birangiye turubuze uribuka umunsi waziye i Kigali hari kuwa kangahe ari muri weekend kuwa gatanu kuwa gatanu ntabwo bari muri weekend biri hafi kugera ari nimugoroba nijoro yes utuye hehe muri Kigali ubu ngubu urumva hano hari nk'umukobwa ushobora kukubona kumva yumvisha haruguru ko ufite gahunda yo gushaka kumva ko ubwo banze surongeye ba emotion anzonga bro yes ari umuntu ushobora kukubona akavuga wenda cyangwa akaza muri iyo karitsiye utuyemo akaba yavuga se Moses bundi atuye he amushakira he mukeneye umuntu agushaka yakubona gute ubwo haraza kuzamo ku rugero address yaho nimero zawe na social media zawe ndetse naho utuye kurungu ndi kubarizwa Gisozi aho bita Gisozi Beretwari kabisa ndi kubarizwa umuntu washaka kumbona bisanzwe aze kunyura ambugire okay ariko aho ngubu wansanga cyangwa wasanga urugero fashion nabivuze ikintu kigitangira ni hano Kimironko hafi ya Kiel University cyangwa ukanyura kuri Instagram ni urugero fashion cya Rwanda Mart naho ni urugero fashion TikTok naho ni urugero fashion ahantu hose nyine ahantu hose dufiteho account kabisa hose ni urugero fashion ya dufite na nimero watubonaho ni 078 5 31 078 5 31 719
nanjye imbuga zanjye zisanzwe wambonaho ni Azabe designer, ni imbuga zanjye zisanzwe Azabe designer, Facebook Azabe designer, hose nyine na Azabe designer. Gusa ushatse kumenya ibikorwa byanjye ni Urugero Fashion anoze. Yes, Azabe design. Wakoze cyane kubana natwe uyu munsi. Ibindi bintu byinshi tuzabiganira mu kiganiro gikurikiyeho cy'ubutaha. Hano hantu ni heza, ngiye kuzajya nza mpereka abantu ubutaha, nzaza nje kuhambarira mbereke video ndi kwambara mu nyambike furu. Mugira n'inkweto? Inkweto ntabwo tuzifite kabisa. Nzaza nzitwaje nta kibazo. Muzanyambika utashaka kuzagaruka twarazigeze. Nabyo byashobora. Abari muri projet nyinshi za icyo gitekerezo kitugerezeyo. Byaba ari byiza umuntu agiye azakambarira ibintu hano muri committee babisabe. Yes, wakoze cyane kubana natwe. Wakoze cyane kutuganiriza. Ariko Azabe ufite umukunzi? Wakoze cyane no kuba nta mukunzi ufite. Abakunzi ba Sano TV rero namwe mwakoze cyane kudukurikira kandi mukomeza kutwereka ko mudukunda, natwe tukabikunda cyane. Njyewe rero mwari kumwe muri iki kiganiro, ndi Nyamibwa Inyurana n'impunzi, imanzi itagira ubwoba, ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana, ndi dutendukira gutabara ab'inyerensi n'udutabarana, nzi icyo nzamarira ingoma. Nitwa Bitkiller, mukomeze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibarinde. Nanjye wanshakiye ikivuga. Sano TV, born to entertain.